ubu wabuze ukuntu ujya kureba amagare atararangira. Azarangira ku cyumweru. Ubu wabuze akanya ko kujyayo. Office. Kwa gatanu. Kwa gatanu subwo usenga muri hedini basenga kwa gatanu ko. Restoration. Usenga kwa gatanu gusa. Usengera kwande. Usengera kwande. Yego buri wa gatanu buriyo. Ujyayo uzindutse. Muri ya masengesho ya twibature. Uzi nk'abana nk'aba maneke. Uzi nka Brigitte Bedia nimwe mwaberwa ku basket ubundi. Na Brigitte. Ako nuza basket kubera iki kimwe n'abantu bareba. Basket kubera iki kimwe n'abantu bananutse bareba. Oya. Wayikinnye ku ishuri? Reka. Warayikundaga? Mu bintu bya siporo ukunda iki? No kwiruka byakubera? No kwirukanka byakubera? Na Bedia byamubera? Ubwo se uri munini? Upima ibiro bingahe? Ubu ni upima nk'ibiro 40. Ngo ni munini ntabwo yabasha kwirukanka. Ngende kubona ubu ntafite nka 40 wenda na 5. Cyakora Bedia ni nka 50 da. 45 ngereranyije. Mbona waba ufite nka 45. Oya ntabwo byavamo. Uziko njye nigeze gupima ibiro 30 niga segonderi. Nari maneke cyane. Ntabwo ari ukubabeshya. Niga segonderi. Napimaga ibiro 30 pe. Ariko uko umuntu agenda akura ibiro bigenda bizamuka. Wowe upima bingahe? N'amasengesho. Uzi? Mwabyumvise rero ndimo ndaganira n'abana bari bagiye gufana. N'abana twari turi kumwe bari bagiye gufana, twari turimo tuganira bambwira ibyo bakunda, imikino ya siporo bakunda kwitabira. Nanjye rero nkababaza nti imikino mukunda kwitabira, mukunda gukina ni iyihe mikino mukunda gufana? Uko mwabyumvaga nuko bari bari kure yanjye, ariko buri umwe wese yagendaga ambwira mwabyumvise rero nuko twavugaga ntibibashe kumvikana cyane. Ni abana bari bagiye gufana barimo bambwira imikino ya siporo bakunda. Umwe ambwira ati nkunda basket. Twagiye tuganira ibintu bitandukanye ariko amajwi ntago yashoboye kumvikana kuko bari bari kure yanjye. Buri muntu wese yagendaga ambwira tuganira ku bintu bijyanye na siporo. Mwabyumvise rero nk'uko twatangiye tubibabwira, nari nababwiye yuko hari abantu twaganiraga bari bitabiriye, bamaze iminsi bitabira amarushanwa y'amagare. Ubu rero
twari turi kumwe, twatangiye tugirana ibiganiro, hanyuma nza kwifuza yuko mbasangiza ibiganiro twarimo tugirana kugira ngo namwe mukurikire mwumve urubyiruko hanze aha ngaha ukuntu bitabira siporo, ukuntu bakunda siporo, ukuntu basigaye bakunda siporo. Mwabonye ko abantu bari gukurikirana amagare abenshi ni urubyiruko barimo kwitabira amagare. Rero abashoboye kujya kureba amarushanwa ku rwego rw'isi y'amagare ari kubera mu Rwanda, nk'uko mugenda mubibona ku mateleviziyo atandukanye yo mu Rwanda, cyangwa se ababasha kujyayo, ngira ngo mwebwe mwese ababasha kujyayo mubasha kubona yuko urubyiruko ari rwinshi mu bintu bijyanye n'ubwitabire bw'abandi bantu bajya kwitabira amagare. Rero abo twari turi kumwe batangiranye n'amagare, bagiye kwitabira, twarimo tugirana ibiganiro kugira ngo dushishikarize n'abandi batabashije kujyayo, kugira ngo babashishikarize ibyiza bya siporo, cyatumye bitabira siporo. Namwe rero ngira ngo mwabyumvise, gusa ntabwo amajwi yashoboye kumvikana cyane, ariko twageragezaga nkajya mbabaza kugira ngo twumve ibitekerezo byabo n'inama bashobora kugira abandi. Murakoze, tuzagenda tubabwira n'ibindi.